Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza kuri uyu munsi. Abo dukunda gusomana ibyanditswe byera, uyu munsi ndabashuhuje mbifuriza umugisha w'Imana, mbararikira kandi no gutumira bene data bandi nabo bakunda gusoma ibyanditswe, mubabwira muti hari ahantu twavumbuye ibintu byiza byo gusoma ijambo ry'Imana buri munsi. Aya magambo aradufasha kandi aya magambo aratwubaka uko bwije n'uko bukeye. Niyo mpamvu kuyasoma no kuyatekerezaho bidufasha cyane kandi bikatwongeramo imbaraga. Uyu munsi twasomye Abami ba kabiri ibice 6 n'ibice 7, dusoma Ingoma za kabiri ibice 20, dusoma na Timoteyo wa mbere ibice 3. Aya niyo magambo tugiye kwibandaho tuganira gato mu gahe gato dufite, kandi nifuza ngo kandi nsenga ngo umwami agusure wowe ufite gahunda yo gusoma ijambo ry'Imana, nawe utayifite se, kugira ngo aguteze inzara n'ibintu byo gusomera ijambo. Mbere yuko ntanga ubusobanuro burambuye kuri aya magambo twasomye, ibice twasomye cyane cyane byo mu Isezerano rya kera ni ibice bigaragaza gutabara kw'Imana. Niyo teme nkuru nakuye muri ibi bice. Ni ibice nabonyemo gutabara kw'Imana, nabonyemo abantu bagiye batabaza Imana mu gihe bari bagoswe n'amakuba n'ibyago ndetse n'ingabo zibakikije, Imana igatabara kandi ikaza mu buryo budasanzwe. Hano twasomye inkuru Abami ba kabiri ibice 6, twasomye amagambo ya Elisa, uburyo yabanaga n'Imana n'uburyo yakoranaga n'Imana. Ariko tubona ikintu gikurikira. Iki gihe cya Elisa, Elisa yaratuye mu gice cy'Abisirayeli, no kuvuga ni mu bwami bwo mu majyaruguru. Turaza gusoma n'ibyo mu bwami bw'amajyepfo, kuko ibice 2 twasomye bisa nkaho ari ibice byerekana mu buryo bubangikanye ibyaberaga muri izo ntara 2 zitandukanye zigize igihugu cya Isirayeli muri rusange. Iki cyaruguru rero habagamo umuhanuzi w'Imana witwa Elisa. Uyu Elisa akaba arakoranaga n'Imana mu buryo busanzwe. Twabanje gusoma ukuntu umuntu umwe yajyanye nawe gutashya intorezo yigwa mu mazi, aratakara ati intorezo nari nayitiriye, none durwe mu mazi sindi wikuremo. Elisa afata igiti atungaho intorezo yagiye, intorezo irareba, maze icyuma kireremba hejuru y'amazi. Ubwo bitangaza by'Imana, gutabara kw'Imana. Ariko noneho rero ahantu hagiye kunshimisha cyane ni ahantu umwami w'i Siriya yagambiriye gutera i Samariya, cyangwa se Samariya n'umujyi mukuru, wari umujyi mukuru wa Isirayeli. Ariko ntiyabigambiriye rimwe, yabigambiriye kenshi, abitekereza inshuro nyinshi. Uko agambiriye gutera, Imana igahishurira Elisa aho igitero kiri buturuke. Nuko bagose bakabibwira umwami agafata ingamba zihagije. Niyo bavuze bati uyu munsi turatera abantu b'i Samariya kandi turabatera duturutse ahangaha, ibyo batekerezaga bibereye mu bwihisho, za nama ziri diplomatique zibera mu ahantu hishi, Imana ikazishurira Elisa akaza akazivuga ibwami. Ngo Imana igenda ikiza Elisa igihugu cya Isirayeli gutyo bitewe no guhishurwa kwa Elisa. Ndumva ndi gusenga Imana ngo icyame Imana ikaduha abahanuzi bazima, batavangiye, badashaka indamu, batumenyera cyangwa se bamenya icyo umwami Imana ashaka ku gihugu no ku bantu, bakabivuga. Kandi babandi bareba bakamenya ibihishwe, bagafasha ubwoko bw'Imana gusenga no kumenya uko bakwiye kwitwara. Amagambo yaje gushimisha kandi akanezeza rero ni igihe noneho ngo bavuze bati uyu muntu uhora umenya ibyacu kandi akatuvamo ninde. Ariko baza guhishurwa ngo muri Isirayeli hari umuntu ujya uhishurirwa ibintu byabo, batongo tukamufata, nitumara kumufata ntago bazongera kumenya ibyacu. Ariko ngo bagambiriye kumufata, ndetse bazana ingabo zihagije, bagota umusozi yaratuyeho ngo baze bamufate. Ariko Imana ikora igitangaza. Amagambo twasomye
ku murongo wa 17 Abami ba kabiri 6 haranditse ngo nuko Eliya arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Elisa yarazi ikimugose. Elisa yarazi ko agoswe n'Imana. Elisa yarazi ko agoswe n'ingabo zikomeye. Elisa yarazi, yarebaga mu mwuka akabona ko izo ngabo z'Abasiriya zibateye nta kizishobora kubakoraho igihe cyose bari mu Mana. Reka nkubwire, hari igihe tujya tugira ubwoba tukenda kwiyahura, tuvuga ngo noneho turapfuye, noneho birarangiye, noneho mu kazi byanze byazambye, noneho bizinesi ntiziri kugenda, noneho iwacu byazamye. Reka nkubwire, niba uri mu Mana neza ujye usenga Imana kugira ngo iguhishurire umugambi wayo ku bugingo bwawe. Niguhishura amaso uzajya kubona ubone ugoswe n'ingabo nyinshi bituma utagomba gutinya. Akenshi turatinya kuko tuba tutaba tureba ibihishwe, ariko isengesho mfite kuri wowe ni ukugira ngo amaso yawe ahumuke amenye icyo umwami agushakaho. Tukibaho gutabarwa n'Imana rero turagenda tukagera noneho mu bundi bwami bundi bw'Iyudeya bwo mu Bayuda. Abayuda ngo hari igihe cyageze abami batandukanye benshi bagambirira gutera i Buyuda, ndetse babijyamo inama, ndetse barabipanga cyane, ndetse banoza umugambi, kugeza ubwo baje bakabwira umwami Yehoshafati bati ibintu byazamye, ingabo utabasha kubara ziraguteye kandi ziri hafi. Nakunze ukuntu uyu mugabo yarejeje, nakunze ukuntu uyu mugabo yafashe icyemezo yafashe. Yaravuze ati nta kindi tugomba gukora, mureke twese dushaka Uwiteka. Atumira abantu bose bo mu gihugu, abana, abagore, abasaza, abakecuru, abasore, arabwira ati reka mbabwire ati nta kindi turi bukore usibye gushaka Uwiteka tugashaka mu maso he. Reka mbabwire amasengesho basenze rero. Barasenga aravuga bati umurongo wa 7, Mana yacu, si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli, ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibe icyabo iteka ryose? N'isengesho rirerire. Reka dusubike tujye ku murongo wa 10. Nuko none dore Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi wa Seyiri, abo wabujije Abisirayeli ko abatera ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bakanyura hirya ntibabarimbure, dore uko batwituye kuza kutwirukana muri gakondo yawe. Mana yacu, ntiwakwemera kubahana. Dusimbuke tujye ku murongo wa 14. Maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yahazeyeli mwene Zekariya mwene Benaya mwene Yeyeli mwene Mataniya w'umulewi wo muri bene Asafu, aho yari hagati mu iteraniro. Aravuga ati nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku ni ko Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ejo muzabatere. Reka nkubwire, iyi Imana yagambiriye kukurwanirira kugira ngo humura, urugamba si urwawe. Reka kuri uyu mugoroba tubwire muri iki gitondo aho uri, ubwire Imana uti Mana, urugamba ndarwaye urwawe. Ibyo urwana nabyo, ibishaka kukwambura, ibishaka kukurwanya, abashaka kuguhuguza, abashaka kugira ngo bakutware ibyo bakunyanganye, gakondo yawe bayikunyanganye, bakunyanganye iby'Imana yakugeneye. Ubwira Imana uti Mana, ntiwavuze ngo nitugusenga uzatwumva? Niyo mpamvu dusenga. Ujye usenga wibutse Imana amasezerano. Uyibwira uti Mana, si wavuganye nanjye ukambwira ngo uzangirira neza, none bishobora gute ko aba bantu bashobora kuza kuntera kugira ngo bangambanire, baze bansange, bantware, bangire gutya? Ndagira ngo nkubwire ngo
senga Imana kandi winginga Imana izagusubiza, izakubwira iti abo bantu ugenda ubatere, Imana igusange cyane. Dutera abaturwanya mu buryo bwinshi, ariko uburyo bwa mbere bukomeye ni uburyo bwo gusenga no kuburiza nk'imigambi yabo no kubambura mu buryo bw'umwuka ibirwanisho byabo. Imana idusange cyane. Ni amagambo meza twasomye muri ibi bice twasomye. Iyo tugeze muri Timoteyo ho, nabahatira rwose gusoma igitabo cya Timoteyo mukakirangiza, kuko ni igitabo kirimo inshingano z'abakozi b'Imana cyane. Ni igitabo kirimo inshingano z'abakuru b'itorero, kandi kikamo inshingano z'abadiyakoni, uko bakwiye kwitwara n'uko bakwiye gukorera Imana. Nubwo dusenga Imana tukayisaba ikaturinda kandi ikadutabara, ariko iyo tugeze mu murimo wayo hari ukuntu tugomba kwitwara, hari ukuntu tugomba kuba tumeze. Umva umurongo wa 7 w'igice cya 3 Timoteyo wa mbere ukuvuga, kandi akwiriye gushimwa neza n'abo hanze kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Imana idusange cyane. Umukozi w'Imana wa wundi usaba ikumva, si ukuza gusa ukande buto ngo Mana nsubiza, ahubwo ugomba gukiranuka muri byose kugera naho ushimwa n'abo hanze, kugira ngo utabaho umugayo, umurimo wawe ukazaho umugayo, bigatuma ugwa mu mutego wa Satani. Imana idusange cyane. Reka rondekera aho ngaho, mbifuriza umunsi mwiza, mbifuriza n'ibihe byiza. Yesu abahe umugisha. Amen.